ubwo Ada yafunguraga urugi yatunguwe n'icyo yabonye. Yari imbwa. Iyi mbwa yari yicaye ku buriri iri kumureba. Yashatse kwirukanka ngo ava aho ngaho, agihindukira yahise akubitana na Alhaji Sani. Yahise afunga urugi ari guseka ndetse afite amafaranga menshi cyane mu ntoki. Nuko arangije aramubwira ati ryamana n'imbwa yanjye, numara kuryamana n'imbwa yanjye aya mafaranga yose arahita aba yawe. Urashaka kumenya ko iyi nkuru yarangiye? Niba utarakora subscribe ukanda subscribe ndetse ukande no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufi igihe cyose nshyizeho indi nkuru. Wowe wakoze subscribe kanda share, usharinge iyi nkuru, usharinge bagenzi bawe. Mu gacyaro kamwe kitwaga Amagu habaga umwana w'umukobwa witwaga Ada. Ada yari umwana uzi gukora cyane, kandi uyu mwana w'umukobwa yari umwana ufite umutima mwiza. Uyu mwana w'umukobwa buri wese yari amuzi hano muri aka gace. Bari bazi neza ko ari umwana witonda kandi ufite umutima mwiza. Ada ntabwo yari yarabashije kurangiza amashuri kubera yuko yaturukaga mu muryango utifashije. Mama we yarazwi ku izina rya Mama Ada. Village yose niko yamuhamagaraga. Mama Ada yareze Ada ari we wenyine kubera yuko umugabo we yaramaze igihe yaritabye Imana. Umugabo we yari yaragize accident amanuka mu giti cy'umukindo none yikubita hasi ahita yitaba Imana. Imyaka yari ishize agiye. Ubuzima bwa Ada ndetse na mama we bwari bushingiye ku buhinzi kubera nibyo bakoraga na mbere yose. Buri munsi mu gitondo barabyukaga Ada ndetse na mama we bakajya guhinga. Bagahinga kuva mu gitondo kugera nimugoroba. Ada yabaga ari iruhande rwa mama we ari kumufasha. Barahingaga bagahinga imboga ndetse n'imbuto. Iyo bamaraga guhinga batashye, Ada yafataga bya bindi babaga basaruye noneho akabijyana ku isoko akajya kubigurisha. Amafaranga babonaga ngaha mu isoko ntabwo yarahagije, ariko bakoraga buri kimwe cyose bakayakoresha bakabasha kurya. Ubuzima bwari bukomeye ntabwo bwari bworoshye kuri Ada, ariko yarabyirengagizaga. Ada yahoraga yisekera, nta na rimwe yajyaga agaragaza ko ababaye. Ada yari afite ibyiringiro yuko umunsi umwe ibintu bizagenda neza. Umunsi umwe ubwo Ada yaravuye ku isoko ari nimugoroba, yagiye kubona imodoka nziza cyane muri quartier. Iyo modoka yari irimo iza yihuta, irimo ica muri quartier. Ntabwo byari ibintu bisanzwe kubona imodoka ica ngaho muri iyo village. Abantu bo muri iyi village bakoreshaga amagare. Nuko ubwo imodoka yamunyuragaho, agahise abona umushoferi wari yitwaye asa nkaho amuzi. Yari umushuti we mu bwana witwaga Nancy. Nancy yari yaravuye aho ngaho muri ako gace agiye mu mujyi agiye gushakisha ubuzima. Ubu ngubu rero yaragarutse asa neza, asa nk'umuntu ndetse ufite amafaranga. Ubwo rero Nancy yavaga mu modoka, buri umwe wese aho ngaho mu gace yahise asohoka baza kumureba. Buri umwe wese byahise bimutungura ukuntu uyu mwana w'umukobwa yahindutse agahindura n'ubuzima. Ntabwo babyumvaga ukuntu Nancy w'imyaka yatambutse ubu ngubu noneho ari kugaragara ameze neza, ibintu byaraciyemo, ubuzima bwarabaye bwiza. Nancy yahise atambuka n'umunezero mwinshi, arangije ahobera Ada, aramuhobera cyane ndetse ari kumusekera yishimye. Nuko Ada arangije aramureba aramwitegeza aramubwira ati Nancy, irebe, look at you, byari byangoye no kumenya ko ari wowe, urasa neza cyane, ndashaka kuma ku bintu wariye mu mujyi. Ada yabivuze n'umunezero mwinshi cyane. Nancy arangije araseka, aramubwira ati ndabizi, ntugire ubwoba, wowe ndaza kuguha ibirenze ibyo uri kunsaba, ariko nawe ntago uri kugaragara nabi. Nancy yamubwiye amagambo ari guseka. Nuko Ada arangije araseka aramubwira ati Nancy rekeraho, witangira kunshotora. Ada yavuze ibyo ngibyo asa nkaho ari kumukinisha. Nancy arangije aramubwira ati ndashaka kugusura mu rugo. Nuko arangije aha Ada impano nyinshi cyane, ndetse aha mama we ibitenge byiza cyane by'agaciro. Ada ndetse na mama we barishimye iki gihe cyane, batunguwe ndetse bashimishijwe n'ukuntu babonye Nancy abakora ibintu byiza kandi ibintu igikorwa cy'urukundo. Nuko Nancy yarangije atekereza Ada uko ubuzima bwe bwo mu mujyi bumeze, amubwira uburyo mu mujyi hari amazu maremare cyane ndetse meza, hari akazi kenshi cyane, ndetse hari amahirwe menshi cyane yo kubona akazi. Yabati nuramuka ubonye akazi mu mujyi, Nancy niko yamubwiye,
ndabizi neza yuko ushobora gukorera amafaranga menshi cyane ashobora kugufasha ndetse ugafasha na mama wawe, uzaba uri kubaho neza cyane umukobwa. Nuko ako kanya adarangije asa nkaho yishimye cyane, arangije amubwira ati nibyo ibyo uvuga ni ukuri, urashaka kuvuga yuko mu mujyi hari uburyo bwo gukorera amafaranga ku buryo nshobora gukura umuryango wanjye mu bukene urimo nkawuzamura nawo ugakira ukabaho neza. Ada ibi ngibi yabivuze asa nkaho yishimye ndetse ari excited. Nuko Nasi ubwo yavaga aho ngaho, Ada ntabwo yigize ahagarika gutekereza uburyo ashobora guhindura ubuzima bwa mama we. Nuko mu gitondo cyakurikiye Ada yegereye mama we atangira kumubwira uburyo ari gushaka kujya mu mujyi akajyana na Nasi kugira ngo byibuze ashakishe akazi kugira ngo ubuzima bwabo bubashe kumera neza. Nuko mama arangije abitekerezaho cyane. Mama Ada yari afite ubwoba cyane bwo kureka umwana we akagenda wenyine akajya mu mujyi ari nabwo bwa mbere awugezemo, ariko mama we nawe yifuzaga yuko umwana we byibuze yagira ubuzima bwiza. Rero yahise yemerera Ada ko yagenda akajyana na Nancy. Nuko umunsi rero Ada yari agiye kuva aho ngaho agiye mu mujyi, mama we yaramuhobeye cyane na emotion nyinshi cyane. Nuko arangije amubwira ati mwana wanjye uziyiteho, yati ntuzigere wibagirwa aho waturutse, ikindi cya kabiri uzameshe icyubahiro. Ada yasezeranyije mama we yuko azamuhesha icyubahiro. Nuko Ada arangije yinjira mu modoka ya Nancy yishimye cyane. Igihe rero imodoka rihagurutse igenda, nuko mama Ada arangije azamura ukuboko asezera umukobwa we. Ada ubwo bari kugenda bari mu modoka, Ada yabajije Nancy ibibazo byinshi cyane byerekeranye n'umujyi munini bagiye kujyamo. Igihe rero bari bageze mu mujyi, Ada yari yabaye excited cyane, atangira kubona amazu maremare cyane, atangira kubona ama mansions meza, imodoka nyinshi nziza. Ahantu yari ageze hari hatandukanye n'icyaro yabagamo. Apartment Nancy yabagamo yari apartment nziza cyane. Ada ntabwo yibwiraga yuko ashobora gusanga Nancy aba mu nzu nziza nk'iyi ngiyi. Ada rero yagombaga kugumana na Nancy kugeza ubwo byibuze abashije kubona akazi ndetse akabasha no kuba yakwikodeshereza apartment yo kubamo. Igihe rero harashize iminsi mikeya abana na Nancy, nuko Ada atangira kubaza Nancy ese ni gute umuntu ashobora gushakisha akazi. Nuko Nancy yarangije aramubwira ati Ada ugira ubwoba nta kibazo, humura, wowe ikintu ugomba gukora cya mbere ugomba kubanza ukamenyera umujyi, ibyerekeranye n'akazi tuzabitekerezaho nyuma. Nuko uko iminsi yagendaga ihita ndetse ihinduka ibyumweru, Ada yari akiri ahangaha ariko atarabona akazi. Ada yatangiye kubona ibintu bidasanzwe, uburyo Nancy yavaga mu rugo akongera akagaruka, ndetse ibi bintu byatangiye kumutera ubwoba, abona yuko atari ibintu yakekaga ko Nancy yaba akora. Ntabwo Nancy yajyaga ku kazi mu gitondo nk'uko abandi bantu babikora iyo baba bafite akazi, ahubwo umunsi wose yabaga yiryamiye. Noneho byagera nijoro agahita ava mu rugo yambaye udukanzu tugufi, utujipo tugufi ndetse n'utuntu tugaragaza uko ateye. Noneho mu gitondo mu rukerera amamodoka atandukanye meza cyane y'agaciro niyo yamuzanaga akamugeza aho ngaho mu rugo. Ikindi rimwe na rimwe yajyaga asaba amafaranga kandi akayasaba ayasabye kuri telefone. Ahangaha Ada yatangiye kugira ubwoba cyane, ariko atangira kwikaruma, ahubwo yakomeje kugenda abaza mugenzi we Nancy ati ese ni gute umuntu yabona akazi. Nuko igitondo kimwe, nuko Nancy arangije abwira Ada ati icara hano, aramwicaza reka tugirane akaganiro gatoya. Nuko Nancy arangije aramubaza ati urashaka gutangira akazi ndetse ukaba umukobwa ufite amafaranga? Nuko Nancy yamubwiye ibyo ngibyo, arangije ahita amuhereza agakanzu, arangije aramubwira ati nijoro ugomba kwambara iyi kanzu. Ada yahise yishima cyane avuga ati byanze bikunze noneho mbonye akazi. Yumvaga ko nijoro bari buhite bagenda agatangira akazi cyangwa se agahura n'umuntu umuha akazi. Hano Ada yahise yishima cyane, biramushimisha, aba excited, aravuga ati finally mbonye akazi. Yumvaga amasaha ari gutinda ngo atangire akazi. Nuko ubwo ijoro ryari ririmo rikura, Ada ndetse na Nancy bariteguye kugira ngo basohoke.
nuko ubwo bari kugenda bari mu nzira, nuko Nancy arangije abwira Ada ati ube umukobwa mwiza, witware neza kandi ukore buri kimwe cyose uri busabwe gukora. Nuko Ada byarakomeje biramushimisha cyane kuko yumvaga ko agiye kubona akazi. Nuko bahise bagenda binjira ahantu hari habaye house party, abantu baba bari gukorera ikirori ahantu mu nzu runaka. Bajya muri iyo house party. Iyi house party yari irimo abantu b'abakire cyane, hari abantu benshi cyane b'abakire ndetse bafite amabizinesi, ba businessman bafite amafaranga menshi cyane. Ada mu buzima bwe nta na rimwe yari yarigeze ajya muri event cyangwa se mu kirori nk'iki ngiki. Nuko Nancy arangije aramubwira ati wowe ugerageze guseka kandi ugerageze kwitwara nk'umuntu uri mu rugo. Ada yakoze buri kimwe cyose, araseka, ashaka agerageza kwitwara nk'umuntu uri mu rugo koko nk'uko Nancy yabimubwiye. Yari arimo ari kunywa ahangaha ndetse ari no kubyina, nk'uko n'abandi bari kubyina aho ngaho. Ubwo ikirori cyarimo kirangira, umugabo umwe w'umutunzi arangije aramwegera, nuko arangije aramubwira ati njyewe banyita Alhaji Sani, njyewe ninjye wa hostinze iki kirori, ndabona ari ubwa mbere nkubonye, ushobora kuba uri mushyashya hano muri uyu mujyi. Nuko Ada arangije aramubwira ati nibyo, ndi mushyashya hano muri uyu mujyi. Nuko Alhaji arangije aramubwira ati ese dushobora gutera intambwe tukajya ahantu hatuje tukaganira. Nuko ahangaha Ada ntabwo yashakaga kwitwara nabi, yaramukurikiye. Nuko ubwo barimo bagenda batambuka muri koridori, nuko Alhaji Sani arangije afata Ada mu rukenyerero aramufata, ariko amufata mu buryo Ada atakekaga ko yamufata. Nuko arangije atangiye kuvuga ati wow, ufite umubiri mwiza ndetse uragaragara nk'umwana w'umukobwa uryoshye. Nuko Ada arangije biramutungura ndetse bimutera ubwoba. Ako kanya yahise atangira kubona ikijyambere aho ngaho. Nuko yahise amenya yuko Nancy atamuzanye aho ngaho kugira ngo abone akazi, ahubwo yamuzanye kugira ngo amugurishe. Aka kanya rero Nancy yahise asunika Alhaji, arangije arasakuza. Nuko arangije aramubwira ati nta soni gira urankoraho, njyewe ntago ndi umukobwa ukeka yuko ndiwe. Ada yahise ava aho ngaho arirukanka asohoka aho ngaho habereye ikirori ndetse ari kurira. Nancy yahise amubona arimo asohoka, arangije aramuhagarika. Nuko arangije aramubaza, Ada nuko uri gusohoka wirukanka, ikirori ntabwo kirarangira. Nuko Ada arangije aramubwira ati ngenda agiye kandi ntugerageze kumuhagarika. Ada yavuze amagambo ahita ava aho ngaho, arangije arasohoka agenda mu muhanda mo hagati. Ada yashakaga kuva aha hantu. Nuko Nancy yahise abona ko Ada yashatse gutaha, arangije aramufata amushyira mu modoka, arangije aramutwara amujyana kuri apartment. Nuko ubwo bari bageze kuri apartment aho baba, Nancy yari yarakaye cyane, yarakariye Ada. Arangije aramubwira ati ni gute ushobora kunteza ikimwaro bigeze aho ngaho? Ese wigize utekereza ni amafaranga angahe wajugunye witesheje? Uzi ko uriya mugabo umusaza mwe muri kumwe ari umugabo ufite amafaranga y'indengakamere? Nuko Ada aho ngaho abura icyo avuga, yari yasaga nkaho yahamutse, byamuteye ubwoba cyane nk'umwana w'umukobwa wari ugeze mu mujyi aribwo bwa mbere. Nuko nasarangije aramubwira, ese wowe watekerezaga ko ari ibiki? Ese wowe uratekereza yuko ushobora kubona akazi ko kwicara mu biro? Uzi neza amashuri wize muri uyu mujyi? Uku niko abakobwa nkanjye dukora amafaranga hano muri uyu mujyi. Ese ni gute utekereza yuko njye nabasha kwishyurira iyi apartment ndetse nkigurira n'ibyo kurya wirirwa urya buri munsi? Ada byahise bimurenga kumva aya magambo. Nuko arangije aramubwira ati ariko wambwiye yuko hano mu mujyi hari akazi keza kandi kishyura neza. Nuko nasarangije aramubwira ati reka ibyo bitekerezo byawe biciriritse Ada, ukure mu mutwe. Iyi ngiyi ntabwo ari filime, ahubwo ni isi nyayo. Nimba ushaka gukorera amafaranga menshi hano mu iki gihugu, ni gutya ugomba kubikora. Iminsi yakurikiye yari iminsi ikomeye cyane kuri Ada. Nancy yanze kumuha ibyo kurya kubera yuko yari yamurakariye. Ada yatangiye gutekereza kuba yasubira mu cyaro, ariko ntabwo yari afite amafaranga yamuvana ngo amusubize mu cyaro. Umugoroba umwe Nancy yaje kwakira telefone ivuye mu cyaro, amagawe na mama Ada. Nuko arangije ajyana telefone ayihereza Ada. Nuko
mama aratangira ati ada mwana wanjye umeze ute, ni gute ubuzima bwo mu mujyi bumeze, mwana wanjye ndakwinginze reba uburyo wanyoherereza amafaranga makeya, ndarwaye cyane kandi nkeneye kujya kureba umuganga. Ako kanya ada umutima watangiye kumusimbuka, yari yasezeranyije mama we ko byanze bikunze azamwohereza amafaranga vuba bishoboka. Ko arangije ada aragenda yegera Nancy, ko arangije amubwira ati Nancy ndakwinginze fasha, mama wanjye ararwaye, nkeneye udufaranga duke cyane, niyo twaba ari udufaranga duke cyane. Ko Nancy acyumva ibyo ngibyo ahita asimbukira hejuru, arangije aramubwira ntabwo uri umugore nkanjye, njyewe nkoresha ibyo mfite kugira ngo nkorere amafaranga, nawe wabikora. Nuko iryo joro ada ntabwo yabashije gusinzira, yakomeje gutekereza uburyo mama we arwaye kandi arwariye mu cyaro. Ntabwo yashoboraga kwihangana ko mama wapfa, kandi inshingano zose zari ziri kuri we. Nuko muri ako kanya yahise afata umwanzuro, abwira Nancy yuko yiteguye gukora buri kimwe cyose agakorera amafaranga. Nancy arangije yahise aseka, nuko arangije aramubwira ati noneho uvuze neza mukobwa, ubu ngubu noneho ubaye umukobwa uzi ubwenge. Nuko arangije abwira ada ati hari ikindi kirori tugomba kujyamo. Uwo munsi yahise aha ada ibyo kurya, bararya barishima. Noneho ada atangira kwitegura ikirori cyari kuba muri iyo wikendi. Nuko muri iryo joro ry'ikirori ada yagize ubwoba, ubwo yari arimo yitegura ngo ajye mu kirori, ariko nta mahitamo yari afite, yagombaga gushaka uburyo yakora amafaranga agatabara mama we. Nuko ubwo bari kugenda bajya mu kirori, nuko Nancy arangije abwira ada uri umukobwa mwiza, witware neza kandi ukore buri kimwe cyose uri busabwe, ndakwizeza yuko uri buhembwe neza. Nuko bahise bagera ahandi ku nzu nziza cyane. Iyi nzu yari nini cyane kurusha ndetse ya yindi ya mbere bari barimo. Ubwo binjiraga, nuko ada yahise abona wa musaza ari Hadisani. Nuko arangije ahita ahamagara ada ngo aze abajoyininge. Nuko ubwo ikirori cyari kirangiye, nuko ada yahise akurikira ari Haji barajyana. Ari Hadisani yasabye ada ngo abanze yinjire. Ubwo ada yafunguraga urugi, yahise atungurwa n'ibyo yabonye. Yagiye kubona abona imbwa iri ku buriri, yicaye ku buriri irimo imureba. Nuko ada yasubiye inyuma ashaka kwirukanka, ariko ari Hadisani yahise afungura urugi ndetse afite ibifaranga byinshi cyane mu ntoki. Nuko arangije aseka cyane aramubwira ati ryamana n'imbwa yanjye, ano mafaranga mfite yose arahita aba yawe. Ada ibintu byahise bimutungura, ubwo buramwica. Yari yabwiwe yuko ari Hadisani yashakaga kuryamana nawe, ibyo ngibyo byari bibi nabyo kuri we. Noneho ubu ngubu asanze ari ukuryamana n'imbwa, ibi ngibi noneho byari birenze kuri we. Nuko ubwo ada yari agitekereza ibyo bintu uko biri kumubaho muri ayo masegonda, atangira gutekereza yuko mama we arwaye kandi amerewe nabi. Nuko arangije afata umwanzuro ukomeye cyane mu buzima bwe. Nuko arangije asubiza ari Hadisani ati okay ndabikora. Nuko ari Hadisani yahise aseka cyane, arangije aravuga ngo noneho ubu ngubu ubaye umukobwa wanjye. Ko ayo magambo yavuze ahita yinjira mu cyumba. Nuko arangije yicara ku ntebe, arangije atangira kureba uburyo wa mwana ataryamana n'imbwa ye. Mu gitondo ubwo bwacyaga, ari Hadisani yahise amufata amujyana mu rugo, amusubiza mu rugo ndetse amujyana mu modoka nziza cyane. Ubwo rero adayinjiraga muri apartment ya Nancy, yaramuhobeye, arangije aramubwira ati inshuti yanjye wabikoze neza. Adahise yicara aho ngaho atangira kurira, yumvaga akozwe n'ikimwaro ndetse ari no kwicuza. Nancy atangira kumuhumuriza, arangije aramubwira ati inshuti yanjye reka kurira, iyo ari bwo bwa mbere birakubabaza ariko uzabimenyera. Reba amafaranga yose wakoreye umunsi wa mbere, noneho ibaze noneho ayo uzakorera nukomeza kwitwara gutyo. Nuko arangije aramubwira ati nyizera ugiye kuba umukire. Nuko ada hashize iminsi yaragiye muri depression. Ada ntabwo yabashaga kwiyibagiza ibi bintu ngo asinzire, ariko yari yafashe umwanzuro ahitamo ko agomba byanze bikunze guhindura ubuzima bwe. Nuko mu gihe gitoya ada yarabashije gukodesha apartment nini cyane, agura imodoka nziza cyane ndetse yohereza amafaranga menshi cyane ndetse n'ibyo kurya byohereza mama we mu cyaro.
mama Ada yarishimye cyane, agira avuga ati mukobwa wanjye urakoze, imana ikogeshe imigisha myinshi cyane. Mama Ada yavuze aya magambo atazi ese amafaranga ni gute yakorewe, nuko Ada yahise atangira na bizinesi. Ada yarazamutse cyane aramenyekana ndetse afatwa nk'umukobwa wagize icyo yigezaho, umukobwa wageze ku nzozi ze muri uwo mujyi. Ada yatangiye kujya akoresha ibirori bikomeye cyane muri uwo mujyi ndetse bikazamo abantu benshi cyane bafite ubutunzi bwinshi cyane bageze ku nzozi zabo, ndetse yari afite bizinesi nyinshi cyane, yagurishaga inkweto ndetse akagurisha n'imisatsi y'imideri. Ada ibintu byose byamugendekeye neza, aratunganirwa. Ada ahangaha yari arimo aba mu nzozi ze hanze, ariko mo imbere Ada yari arimo gupfa. Muri ubwo buzima bwe bwiza yabagamo ntabwo bwamaze igihe kirekire, ntabwo bwatinze. Hashize imyaka mikeya Ada yahise arwara. Ada yahise afatwa ajyanwa mu bitaro bikomeye cyane aho ngaho mu mujyi. Abadogiteri baragerageje bakora buri kimwe cyose, ariko ntabwo babashaga kubona indwara y'uyu mukobwa Ada. Ada indwara yari arwaye yakuraga buri munsi. Ada yatangiye kugurisha ibye byose kugira ngo abashe kuba yatabara ubuzima bwe, ariko nta na kimwe byakemuye. Ada yagurishije inzu ye, agurisha imodoka, agurisha buri kimwe cyose yari afite gihenze kugira ngo byibuze abone abaganga beza kandi bamwiteho batabara ubuzima bwe, ariko byose nta kintu byatanze. Nuko ubwo ibintu byose yaramaze kubigurisha ndetse aho ngaho nta n'umuntu wari uri aho ngaho ku buryo yamufasha, Ada bamushubije mu cyaro aho yavukiye. Ada akigera mu rugo, mama Ada yarababaye cyane kubona umukobwa we agarutse ameze gutyo. Nuko Ada bahise bamufata bamujyana ku muganga wa gakondo aho ngaho mu gace. Nuko ubwo uyu muganga wa gakondo yamubonaga, arangije aramubwira ati mukobwa wanjye ibi ni ibiki wikoreye? Ada arangije akorwa n'isoni areba hasi. Nuko arangije abwira uyu muganga buri kimwe cyose uko cyagenze, amubwira uburyo yaryamanaga n'imbwa ndetse akaryamana n'abagabo kugira ngo bamwishyure amafaranga. Ahangaha Ada yararize cyane ubwo yari arimo avuga amahano yose yakoze. Uyu muganga wa gakondo yakoze buri kimwe cyose kugira ngo arebe nimba yatabara ubuzima bwa Ada, ariko ntacyo byatanze. Hashize iminsi 2 Ada yahise yitaba Imana arapfa. Inkuru ya Ada yarasakaye aho ngaho muri quartier, buri wese arayimenya. Buri muntu wese aho ngaho wasangaga ari kuvuga ibyerekeranye n'inkuru ya Ada. Nuko hashize iminsi Ada arashyingurwa. Mama we yararize cyane, mama we yari yataye ubwenge, yari yabuze uko yifata. Uyu mubyeyi yari afite umwana umwe ari we Ada, nta wundi mwana yari yarigeze. None ubu ngubu yaramusize ari wenyine. Ngaha muri aka gace bahise bafata umwanzuro ko bagomba kwigisha abakobwa bose bakibyiruka, bakabigisha gukora cyane. Bababwira yuko nta buryo bumwe, nta shortcut cyangwa se uburyo bworoshye bwo kugira ngo uzamure ubuzima bwawe cyangwa uhindure ubuzima bwawe. Babigisha uburyo kujya kuryamana n'abagabo kugira ngo ubashe kubona ubuzima bwiza atari ibintu byiza. Agace kose kigiye kuri uyu mukobwa Ada kiga isomo rikomeye cyane. Nuko mu mujyi Nancy yaje kumva inkuru yuko Ada yitabye Imana, yahise atangira kugira ubwoba, atekereza yuko abantu muri village bashobora kuzaza kumwataka bamuhora yuko ari we watumye Ada yitaba Imana cyangwa yishora mu bibazo. Yahise ava aho ngaho muri icyo gihugu ajya mu kindi. Naho ari Hagisani ndetse na ba basaza bandi bahuraga bakura abakobwa mu byaro babazana mu mujyi kugira ngo babagurishe bakoreshe ibintu by'urukozasoni, bahise bahura n'ubutabera ndetse bahise bashyirwa imbere y'inkiko bakatirwa gufungwa ubuzima bwose muri gereza. Nukuri tuvugishije ukuri, amafaranga ntago ari buri kimwe cyose. Wakoze kumva iyi nkuru nagwitiyemo uyu munsi. Ndizera yuko uwo waba uri wese iyi nkuru hari ikintu wigiyemo, ndizera ko hari icyo igufashije mu buzima bwa buri munsi. Ndagushimiye cyane rero wowe wampaye akanya ukantega amatwi ukanyumva, kandi Imana iguha umugisha. Nimba inkuru nkora za buri munsi wumva hari ikintu zigufasha cyangwa se ingirakamaro zishobora gufasha society, gira itafari nawe ushyiraho. Nimba utarakora subscribe, kanda subscribe,
ukandi no kunzogera kugira ngo ujye ubasha kubona ubutumwa bugufitiye cyose nshyizeho indi nkuru. Ikindi cya kabiri, ushobora gushyiraho itafari usharinga iyi nkuru, ukayisharinga muri group, ukayisharinga kuri stati yawe ya WhatsApp, ukayisharinga inshuti n'abavandimwe kugira ngo nabo bigire ku nkuru nk'iyi ngiyi. Urakoze rero, Imana iguha umugisha, ndagusabira umugisha utagabanyije, kandi Imana ikomeje kurinde muri struggle unyuramo za buri munsi z'ubuzima. Wakoze guhitamo Behind the Walls Show, nawe utaha. Ciao ciao. Remember, God is watching you.